cyakora cyo uyu mugabo ararya uyu ni inyama iyi nda nkuko mubibona ntago irimo inzoka pe iyi bayita inyama ngo budahekenya inyama ko ni agapirawe amakuru yanyu twari aho natwe naza kubaza umuntu ushonje nkwaki imyaka wirire oya ntange nta kibazo ndaza kurya dore abafana bakwifuriza bon appétit barakumenye iyo mbana bifite se bari konsohoza ntabyo bihorera uriya ari ukwirira no gutera akabariro n'iki kintu cyabanza imbere yawe oya habanza kurya urabeshya ye ubu ngubu rwose umugore reka umugore burarya imaje kurya barizana oya ntabwo ko bashaka umuntu wari ufite imyuka ubu nawe uri gushaka imyuka udafite imyuka mwavugana ushobora kurya ukahita ugwa ivuta Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubaha ikaze bakunzi ba Kigali Live TV nkuko mumaze kutumenyera burya ugiho umuntu icyo akunda uyu mugabo yaragize ati nge nkunda ibiryo ubwoko bw'ibiryo uko bwaba bumeze kose nge ndarya ngewe inda yanjye ni nka mondisi upfa kubona ikintu cyajyamo icyaba gihiye bamwita Kabosi mumaze kumumenyera ndetse nyuma yo kumumenyera mwaje kumukunda iyi ni Kigali Live TV Bidemesi Musabe intari meze nk'ipusi bazanyarwanda ndetse n'abanyamahanga akanda kana kariya nkuri mu ndege ahinduranya utuntu n'utundi komera cyane Kabosi ya ndakomeka uri ahantu ukunda mu buzima ariko namwe abanyamakuru mwaragoye kuki umucugu umuntu agiye kurya akabari bwo moto ntago ndi bugushye ndabazi ndazanye nushyushye wewe ndaje nkure muri kamanzi numva uko byari bimeze yego fate bikeya mwana ibiryo byakwica ntabyo ntago byanyica ariko ujye umenya ko ndi umusiramu ko cyera kasofa yego yego acha buri kuyicuruza ibiryo bihiye akabari bwose navutse neza agira cyari vuga tureka nikure hanyuma nge nibi biryo duhangane yego wa mugabo we ibi biryo ntibizahita umukomeza kubyibuha umusa oya kubyibuha ariko bintwaye buryoshye bite ubu uri mu isi yawe ari mu isi yanjye meze bite se bimeze neza kabisa ibiryo biraryoshye kuvuga ngo ubu izi ni ipure ebyiri nateranyije na kano katogo n'ingiri ku ruhande niyi nayo niyangiza cyangwa umuntu wayisizanga yego reka ryo kugira ngo urebe ukarya amapura atatu nane uri umuntu umwe ibyo bizakwica nishwa n'ibyo nabangize imana gusa nabishwa n'inzara uzi ko inzara yica nabi kurenza kwicwa n'ibiryo yego noneho karenzaho na mayoneze iyi mayoneze ntabwo ari mu y'inyamerika iyi ni inkorano rero hano ufite n'agasenda ufite n'agapiripiri ntabwo ndimo ndagakoresha yego ase mubwiwe n'icyaha narindi umusitari se umuntu nkawe umuntu atamubariye mu biryo yamubarira hehe ubu nayo ngiye kujya ndira mu nzu kuko ndabona mucunga umuntu agiye ku meza mugatangira mukahaza ngo ye mwantunze kamera ko urusenda ntirukwica ntagire ubantwara reka ukuntu rungana umusa rwinshi so ya cyakora cyo uyu mugabo ararya uyu ni inyama iyi nda nkuko mubibona ntago irimo inzoka pe iyi bayita inyama ngo budahekenya inyama ko ni agapirawe amakuru yanyu twari aho natwe naza kubaza umuntu ushonje nkwaki imyaka wirire oya ntange nta kibazo ndaza kurya dore abafana bakwifuriza bon appétit barakumenye iyo mbana bifite se bari konsohoza ntabyo bihorera bacunze uri kurya uti bakunda umuntu umeze neza bakunda ukize ngayo ngo uri kurya urusenda rwinshi nyamara mu kabariro bishobora kuzakugora oya urusenda ni rwiza buriya ntushobora kuza gutuma ugira ubushake kanzamura n'utunuzi n'udutesha hari ibintu byisubizayo nagiye karabo kuba ufite inda nziza ubu ngubu uriye none nawe ukakuriya ryari mbona nari ejo wari ushonje wari upfuye hano banzongera ejo oya ubwo ntabwo waburya ndarya pe ahasigaye harajyamo byeri iyi munsi ntabwo ndimo byenda nk'agakoko ugufashe ikira yego kamera ku nyama utayitwara
ndabizi buriya abanyamakuru mukunda inyama uyirire neza nta muntu uri bugutwara ibyo kurya njye naje mu kazi naje kureba uti uyu mugabo ibi bintu ashyira mu nda byose bijyamo uba ugeze ejo wumva hari akagiyemo se ninde ukubwiye ngo nageza ntabwo ndageza mu nta naho biragera harajya no kuri kano gatoki akangaka kabona uri kurya rwose biba bisa neza pe urakabihorana nta muntu ujya ubura ibiryo ubura ibindi byose ko ntabwo wabura ibiryo gereza se warabibonaga cyane gereza se wabonaga nk'ibi ngibi niba birimo kugira ngo ntabigira umusa ariko ntabwo nyine ntabwo birya wisanzuye nk'uko nguko yego urabibona ariko ntubirya wisanzuye nkiri kureba ukuntu ukunda ibiryo rero ese ngira amatsiko uriya ari ukwirira no gutera akabariro n'iki kintu cyabanza imbere yawe uriya habanza kurya urabeshya ye ubu ngubu rwose umugore reka umugore burarya iyo imaze kurya barizana oya ntabwo ko bashobora ku muntu wari ufite imyuka ubu nawe uri gushaka imyuka udafite imyuka mwavugana ntushobora kurya ukahita ugwa ivuta ntabwo wagwa ivuta utese ni ukuvuga ngo igifu kiba gifite ibyo cya resisite igihe kirifu cyanjye kiresisita ibiro 4 ibiro 4 umugabo nawe ugira igikabyo igifu cyawe ntabwo ari igikabyo mwana wagomba hashobora kujyamo ibiro 4 kandi wabonye ko nabanje kunywa akaruza k'amazi igicupa kinini nakibona cy'amazi kugira ngo bigeraho bifata kuko ntayanywe ntabwo nabona ibyo ndya narya byinshi kandi birabona bino biryo ndabiguze wahoze umbwira ngo warize ese wabona ibiryo bundi uri kurya ubundi watubwira inzira y'ibiryo ibiryo bica hehe iyo umuntu ariye tubwire igogora ry'ibiryo muri rusange igogora y'ibiryo urarya ibiryo ni ukuvuga ngo ugize ubu kuvuga ngo imaze kurya umuntu agira ibifu 4 ntabwo mbeshya umuntu agira ibifu 4 hari icyatira hari ikibisya hari igishyiramo amazi ahantu kuvuga ngo hari n'ikibisohora aricyo cy'umura wo hasi mbese igifu ko gishinzwe gusya gishinzwe gusohora cyane oya wowe nyibwira muri aka kanya urabiyekenye ubibimize bijya he bijya mu gifu cyagenewe kwakira ibiryo kigatoranya iby'intungamubiri kigafata ibiryo kikabyohereza mu kindi ibifu bigasimburana hanyuma ikindi nacyo kikoreza mu kindi gikoreza mu kindi none bira ubisohoka nta intungamubiri ziba zashizemo yego umugabo uratubeshya uzi ko umuntu agira igifu kimwe oya umuntu agira ibifu 4 ariko wowe ukuntu nkubona abanza ufite ibifu nk'icumi kubera uri munini oya ahubwo biba byarabyimbye ibifu biragenda bikabyimba kubera kumenyera kwakira muri rusange ni iki kikurutira kurya ni iki kikurutira kurya twishomo sabira kunisa no umuntu mvuze atabara batakuvuga se umuntu ameze neza baramuvuga no umuntu mvuze nko kugafana abaje abundi bwajyaga heko Chayi restaurant abanyamamarije no kora amafaranga yamaye cyane amafaranga baba baje kundeba ibizo bari amafaranga abanyamamarije ariko ibyo ari byose ino restaurant babagira ibiryo ese urambuka karimo kungamira aranyishyura urambuka karimo kungamira aranyishyura kurimo kungamira uranyishyura sisi ibyo bintu turabipfa nta muntu ujya ngamira atari bunyishyure kandi ntabwo babona miliyoni yo kuma umusitari kabisa mu masegonda amapura 2 urayamaze ako wanze udakunda igitoki ndashaka kwirenzaho nyuma kubera ko koroshye ushaka kugira akantu uzakantu ka nyuma nta kibazo irirenya iribe kabisa ibusanzwe ubona niyo meranje yawe ya buri munsi cyane se nk'iyo wabuze ibiryo bamvumeze mbona bameze nabi banagize isereri urazungera wari wicwa n'inzara kumva inzara imeze nabi kabisa niya yindi y'amasaha nk'ubu utaragira kuri restaurant ngo urye niyo mpamvu banza n'umugore yagiye gukorya cyane umugore agira atya abonye ukuntu uyu mugabo ariko sinamushobora ubundi umugore yakushunje umugabo urya gutya nanjye namurira mu nzu nuba ngo nawe ubaye uri umugore ntiwakemera umugabo urya gutya cyane umugabo urarya reka no kuvuga ngo umuntu buriya akoze mu bintu bibiri akoze mu biryo n'amazi
ibindi bizaho byose aba ari inyongera. Ku buryo urya gutya base twizere kuko urya ariko ukora se basi uzaza ubireba uzi uko ugeze ko nkora warya gutya udakora ko nawe ntabyo uzi buze umukene warya gutya nuwa kumva baje ko jyaga ko mwijuru nta biryo bizabayo se uzabayo ute wa mugabo mwijuru nta biryo bizabayo ese njya mbyizera biduranye ntabwo byemera nemera ko iyo umuntu avuye mu mubiri biba birangiye yego ibyo wasize nibyo bikurikirana. Cyakora ubu se nupfa ikintu cya mbere uzakumbura si ibiryo ese umuntu apfa arakumbura akabashizamo umwuka nyine bizote mbere batubwira shango uzajya mu ijoro ntabiba ijoro nuko warabyaye niba utarabyaye nyine uzajya mu kuzimu. Wewe wizera ko uzajya hehe mu kuzimu wizera ko uzajya nzajya mu butaka nuba kuzimu kwawe warakubonye wamaze kukubona nta muntu utakubona nuko babyirengagiza ari umuntu urabona bahamba hejuru bose babahamba hasi uzajya kuzimu njye nzajya hasi nyine wihangane mugabo twe tuzajya mu ijuru tuzazamuka mu kirere mudapfuye nuko batubeshe ngo nuko yabonye mu bitugu by'Imana arangije ahita bimomye nuko utubeshe ibyo bintu we ntubyemera wapi yewe ndumva mfite amatsiko kuzakubona ikuzimu no tuzahagera we bashaka kuzaba batwereza nk'utuvideo abantu tuzaba turi mu ijuru gupfa ko umuntu n'ubigena gupfa ko umuntu ntabwo ari ubigena umusa akiriho nuko gatoki noneho urabona ko ronongeze uri gukora ibi bintu ukanyibutsa Big Boss umwe wapfuye nawe ko bakunda kumumbwira njye nari narahura nawe ushaka kuba wari uri hahandi mu gihoma ariko epfo n'ubundi ariho ndi umugabo umeze nkawe rwose reka reka umugabo usetsa umugabo wikundira ibiryo nkawe umugabo ushimishije cyane ubu tuvugana ari mu ijuru aciye heza ushaka utemera ibintu by'ijuru kabisa nta juru riba yose mbere y'uko uvuka wabagaye mbere y'uko uvuka wabagaye ntabwo nabagaho ntabwo nabagaho mbere y'uko uvuka kumva nawe narabagahe wari wabyara se wari wabyara ntuzabyara se nuza uzabyara ariye ni ukuri nuko biba bimeze ndamugendana ni ukuri ako nyine tugera n'urupfu ubu wowe mu bana ufite abandi baziyongeraho ntuwicaranye muri aka kanya ni abandi banashaka kongera kubyara bariya barampagije abo babyeyi barakunaniye ntabwo bananiye kuko bariga kwiga birahagije biga muri leta babishyura 750 oya aho biga babishyura 19 ku gihembwe nk'abana bawe ko biga mu kigo gihenze ubwo mbese ukumva 19 gihenze niko none nta biga ku Kimisagara cyangwa biga mu Gitega ntibiga zo bishyura ngahe bishyura 400 se wewe wize wishyura ngahe nizo twishyura ijana oya n'imbere y'Imana niyo mpamvu mutamenye indimi ijana ku gihembwe bana myigire yanyu irakemangwa ntabwo nose iyanyu niyo idakemangwa wiga muri university ukaba utakwandika oro yakakaza oya utangiye kubizanamo inzikazi oya nyine ushaka kubona niba bivuga buri munsi batukarangiza university utakandika ibaruwa wagarukiye mu wakangahe wowe nagarukiye muri Seraya ubwo Seraya yabaga ari mu wakangahe abaga ari mu wa mbere secondaire ugira gutyo ukatira ishuri cyane icyo utasoje nk'abandi mbere bose barayagira nari njye yivanyemo wagize gutyo uravuga uti biranze ikintu cyakubabaje ku ishuri utazibagirwa ikintu cyababaje ku ishuri ukavuga uti iki kintu sinzakibagirwa cyo ku ishuri ni umwarimu witwa Nyesi wankubise Nyesi se yari aguhoye iki kandi ngo naciye ngo mu idirishya oya ariko icyo gihe wari ufite ingano yaca mu idirishya ari nyiri umwana se burya ukiri umwana wabanje kuba muto hari abantu mbona nareba ingano yabo nkabona ntibigeze baba abana ubu nawe wabaye umwana mugabo urahaze numvaga ndimo nduza ariko si ibiryo ntabwo ndi bubisigaze ntabwo uri bubisigaze ndabirya nitonze bari paka bishize aba bantu se bimeze bite ko muri gukura umuntu urya kandi ntari bubaye kandi ari bubaye murande nubwo bawo ntabwo mbiba kandi ari buguhe ariko hari umuntu ukennye ibiryo muri bariya reba ikosa rya mbere abantu bakora
urubandimo ndabatera ubusamba kandi nkaho yabutera ubusamba aragura ibyo kandi byihoresha ibi biryo ze ninde wapfa kubigura inaha bigura umugabo bigasiba undi n'uwo bamwita kabosi wari ukomeje kunyiganiriza gatoki ntabwo uri bukamara nibura niko oya basi imana ku gatoki nta mugabo usigaza ibiryo keretse ugiye gusigira abana bawe gatoki si kenshi rwose kamara sibyo n'ubundi ibyo wariye ni byinshi kukamara ntabwo bigoye kamara kose nyabuzi mwingingira ibiryo niko ndi oya no kuvuga ngo ndakarya mu kanya reka mbanze ndagaruka mu yindi party ya kabiri oya none ngo amazi menshi rero hari ibintu nanone ntajya numva ntabwo numva ko umuntu ungana nawe yahaga urahazi cyane nduzuye urahazi ushobora kuza gusonza nka nyuma y'ibihe kingana iki mu kanya nitugumye kuganira ndasonza uko tugenda tuvugana yenda mu ihoko ubu ikiganiro gikomeje nashiduka n'ibyo usigaje biriye mbirya gahoro paka mbirangije oya nta ngufu zirimo wakomeza ukirira gake gake tuganira oya shabyihorere reka ahubwo ubu ikintu kigiye kurikiraho ni iki nyuma yo kurya nyuma yo kurya ngiye kugira n'amaguru mve nkano ngire hariya mfasha shaho urimo uramfotora utari mushyire ngo bigufashe iki ugere nka hehe niko merci urava hano ugere nka hehe n'amaguru ubu tugiye gukora agasiporo yangiye mu Gitega n'amaguru nabona nashaka kujya mu mujyi ariko kanigera mu Gitega mugabo ntabwo uri bugereye ntabwo uri bugereyo pe ahubwo murakoze Imana ibaha umugisha kuba mwansuye ndiko rimo gacunga ibiryo bihengo muzi wa mugabo wese ugenda se kamaze nkarabeho yego urugendo rurakomeje kwa kabosi nyuma yo gufungura ntibyari byoroshye ntabwo byari byoroshye kabisa urugamba ubu rusoje y'abantu ubwamba mba ndusoje nyamara watangiye gusonza oya ntabwo ndatangira gusonza ubwo nyine ndimo ndahumeka nari ndangije kurya nyine ndabangura kamwe nturaga mbe mfata imiyaga yego ni nayo mpamvu nyine usanga nyicaye muri resitora nako kabona ikibazo nari kubaza ku bijyanye n'ibiryo kubura umugabo ukunda ibiryo buri kintu cya kabiri ukunda kitari ibiryo ni iki ikintu cya kabiri nkunda kitari ibiryo ni siporo siporo nabyo byaragaragaye ushize nawe ukandagiye kunda nakongera se noneho rero ndangije kurya ubuze urumva nyine urumva inda baradere yahita imeneka ariko noneho yiyongereye basi uzi ko atari ukuyanganaga ni ukuvuga ngo buriya amajije kurya kuvuga ngo buriya mbanangije kurya urabona ko nshyizemo ibiro 4 urumva harimo ibiro 4 bituje mu bintu wari uri kurya mu kanya nabonyemo n'inyama cyane uri inyama ni imboga cyane imbuto oya inyama ni imboga ibura no kuvuga ngo umuntu uri inyama abanganya no kuvuga ngo abameze nk'uwinjije uwariye ibishyimbo ese ko inyama ni imboga mwana inyama ni nyine ntabwo ari imboga bakita kaboga iyo bavuga imboga nizi by'ibyatsi amashu za shufurere ariko inyama yo bayita kaboga ese burya intungamubiri uzi nizi mu byubaka umubiri uri harimo ibihe bigira poroteyine mu byubaka umubiri ibintu byubaka umubiri ibura no kuvuga ngo imboga zo ziri mu bya mbere imboga dodo ko zituma umuntu areba neza guhekenya karoti nabyo biri mu bintu byiza no kuvanga amashu ibyo ntabwo mbizi neza ubaze nta kintu yinjiza ikindi nanone kuvuga ngo kigira poroteyine kurusha ibindi ni inkoko n'isamaki ibintu byo kurya utararya wumva ushaka kuzarya mu buzima ni nk'ibiki ikintu narya nyibonye numva abantu bavuga ntararyaho ni ingona ingona ugira amatsiko yo kurya ingona nkarya ingona ko numvise ngo nta ngona irya indi ingona biraryana nabyo biraryana ariko se ngiye burindiye ingona ngiye nayirya ntabwo ari pango mbi n'ingona ngiye nayirya hari abantu baba barigize ingona oya ni ukuvuga iyo bavuga ko karakayigize ingona ni ukuvuga ngo nta kintu abatanga saza ndagira ngo turi kwiganirira buriya amagi wayashyira mu mboga mu mbuto mu nyama wayashyira mu amagi amagi ni ukuvuga ngo amagi nayo ari mu bintu bya poroteyine ni imboga cyane n'imbuto oya amagi ari mu bintu by'inyama kuko byongera ingufu amagi ni inyama ari mu bintu bigendanye n'inyama ari mu bintu byongera ingufu byongera imibereho myiza y'umuntu sasa kwiganirira
hari ikibazo bigeze kubaza akabosa kiriho, niyo mpamvu abantu bajya banavuga ko mujya kumera kimwe. Sasa nagira ngo nkikubaze numve niba mwahuza igisubizo. Uriteguye cyane? Ndi ready. Aya muredi. Urakivuze. Baramubajije ngo indege iramutse igeze hano mu Rwanda, iramutse ivuye hano mu Rwanda, yagera ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi igakora impanuka iri ku mupaka, ubwo ngubwo iramutse ikoze impanuka ku mupaka hagati na hagati nyine, abarokotse babashyinguraye hagati no hagati iri ku mupaka wahise bane tubari iri Gatona iri ku Rwanda n'u Burundi, ku Rwanda n'u Burundi, hagati na hagati y'ibihugu n'ibyombi, abarokotse bazabashyinguraye. Abarokotse umuntu arokotse arashyingurwa, bashyingura utarokotse ntago bibaho. Iyo warokotse nyine wakoze impanuka nk'iyo barakuganiriza kuko bagize toroma. Mugenzi wawe rero yavuze ko bazabashyingura aho babakuye. Oya ntago bibaho. Reka n'ubanga icyo bita indege itwara abapasaje ifite abantu batandukanye kandi by'ahantu henshi hatandukanye, ubwo rero n'ubanga ntago byagira, ntago ibyo bintu bibaho. Ni wowe turi kwiganirira, nubwo wavuze ngo ijuru n'ikuzimu uvuga ko ari ahantu hatabaho, wemera ko hatabaho? Ni ukuvuga ngo ahubwo ngewe umuzuko nemera, kuri bavuga ngo kanaka ngo yarapfuye ngo ajya mu ijuru, ni ukuvuga ngo ngewe umuzuko njya nemera ibikorwa byiza umuntu yasize, kuvuga ngo iyo upfuye utarabyaye, iyo upfuye niyo mpamvu ubona ababyeyi baba ari utabyaye bagusegura ikara n'igitoki kugira ngo utazagaruka, kuko iyo upfuye utabyaye uba uciye umuryango. Kuvuga ngo niyo mpamvu iyo umwana apfuye ufite imyaka 19 na 20 ababaza kurenza umuntu ufite imyaka 40. Niyo mpamvu rero n'uvuga ngo ubu ngubu tubana ngewe mfite abana, urabona ko abana banjye utanabazi, ariko 2030 tubarengeze nk'Imana nkapfa ngize amahirwe. Oya ni Imana nyine. Kuki gupfa byita kugira Imana? Oya n'uvuga ngo inoze niba bavuga ngo Imana apfuye ngo abayitabye Imana, nawe se bo wayitabara. Kuki bavuga ngo none kuki taravuga ngo kanaka ngo yitabye ubutaka cyangwa yitabye Satani, baravuga ngo tugiye kureba kwa kanaka ngo bagize ngo bagize ibyago, egera ntago biranyabyemera, kandi bavuga ngo umuntu yitabye Imana, no kuvuga ngo Imana igwamagaye wayitaba nta cyane, nuko nyine bitanabaho. Ibintu ntibyabaho se ntuzapfa. Oya gupfa na ega no gupfa ku muntu w'ibigeno. Ase gupfa ku muntu w'ibigena gute? Nako burari ibintu byinshi abantu duhunga ariko dusanga. Yibwiye umuntu ngaragapfa ugasanga ngo yarubitse ngo ndagapfa ngo ndakagira gute. Noze nuvuga ngo gupfa ku muntu biri mu bintu bimugize. Wabyumvishe? Yego. Gupfa ku muntu biri mu bintu bimugize. Nta muntu bavanga azabaho umusozi. Iyo wirebye ubona hari igihe usigaje kingana iki cyo kubaho. Ntabwo biza ariko iyo ugereranyije. Kwano ubuvanga ubu urumva ngiye kugira imyaka 40, papa wanjye afite imyaka 76 na mama wanjye aracyariho, urumva ngiye nzagira 105. Nzayigira umusa. Bari uvuga hari imiryango ipfa vuba. Ngiye imiryango yanjye ifitinze. Hanyuma gupfa uhagaze byo. Bira bava gupfa uhagaze uzi cyari cyo. Bava gupfa uhagaze nta kintu bumaze. Ni wa muntu nyine udafite icyo muri societe, uruvanga abameze nk'umuntu nyine udafite icyo yica n'icyo akiza. Ibintu byose bamubwira ngo yego, ibintu byose akaba adahakana. Hari umuntu uzapfuye ahagaze? Kuya no kuvuga ngo harabona ajyaga mbona, ugasanga nyine umuntu wamureba ugasanga nyine nawe ntago ariho bitewe n'imiterere. Buri umuntu wese udahakana buryo umuntu aba yarapfuye ahagaze. Umuntu wemera ibintu byose umuntu aba yarapfuye ahagaze. Turacyari kwiganirira. Hanyuma umusa tugiye kubigira no mu gusheta. Tugiye gusheta. Giye gushora inote y'ibihumbi 2. Ibihumbi 2 ndayaguha hano kuri telefone. Ugiye gukora ikirego kugira ngo nyaguhe. Giye kuvuga ijambo risubiremo. Ikintu cyoroshye cyane. Ndavuga ijambo nubasha kurisubiramo. Wakomeze hano. Wakomeze. Kamera ririho. Yaririho ariko nzabikata. Twakomeje. Nta mafaranga ahangaha inote y'ibihumbi 2. Bitushyiramo nimero yawe tuyatsindira. Sibyo? Uvuga ijambo gusa risanzwe ry'ikinyarwanda ukarisubiramo ariko urasubiramo rimwe. Sibyo? Ni inshuro imwe nta mahirwe ya kabiri ndi buguhe. Hanyuma warikora inote y'ibihumbi 2. Uriteguye. Urumva nta jambo ryakunanira. Oya no kuvuga ngo ngereka ndo umuntu. No kuvuga ngo
iyo tugiye gukurikiza mu mateka umuntu uvuga ibintu byose cyangwa umuntu ubuze ibintu byose ntawe ubaho. Aha twagiye akajambo gato cyane. Uriteguye? Nditeguye. Fasha sosha. Fasa shosa. None kuzetsa nyine fasa shosha. Fasa shosha. Fasha sosha. Ese ko bivuze inshuro nyinshi. Oya, nureza ko no utabyumva neza. Ntago nese bivuze wihuta. Urakuva byihuta. Fasa shosha. Fasa shosha. Fasa shosha. Ya. Mugabo ako kanzi. Ntago kanzi. Nako kanzi. Fasa koko. Fasha so. Sha. Ariko ntavuga wihuta. Fasha sosha. Ya wabyumvije rero. Zanago cyera mu nimero yanjye yanwaga ugira vuba vuba. Ntago nabyemera urangiye. Wewe umango reka tukomeze tukore akwire ahubwo mandi. Aha akanyuma. Nako karoroke sinzi impamvu kari kukuranira. Karisa arusha sijwi. Karisa arusa isa ijwi. Uravuze ngo Karisa arusa ijwi. Kuki ndi kuvuga ibintu nihuta ugashaka kundi bibero bivuga gake. Bivuga uko ndi kubivuga. Ni ukuvuga ngo urumva warabirepese. Je ntago nabirepese. Kinyarwanda. Urabona uvuga ngo buri Kinyarwanda gikomeye kurusha Icyongereza. Kana nambwira ikintu nsubiramo ko cyananira. Iki? Ikintu nasubiramo. Ngavanga inyo. Inyo. Ubuze urumva wabivuza neza nyine. Uravuze ngo ino ntago bihura. Ubi iryo jambo ubwo nanjye mwanzaniye akantu nkaba ninywera nk'amazi agafata nka kariya ko numva bigeze bako kantu karakunani ya umva we nzanira akantu mbe ninywera ndumva ntangiye kuzana agakoka gakonje kandi tagiye gusonza nose nutangiye kungaza utangiye kubimaramo mbaza ibintu bifofetse ubwo urumva bo byahurira he uzutekereza ko basi numara ko murabasha kunsubiza cyane no uvanga umuhogo haze biki ukavuga uti mbasha kuvuga ariko iri jambo rirananiye kandi ari Kinyarwanda boya no kuvuga burara ijambo rikomeye uziko kugira ngo byumve Kinyarwanda biri kirimo bikomeye ku isi. Ya. Uburyo jambo ryakunaniye. Norese ngo nkubajije. Ngo nka bwahirimba. Wamenye icyo bisobanura kandi Kinyarwanda. Bwahirimba. Bwahirimba. Ya. Kana gace gatuwemo kanazwe. Izi nge ntabyo nzi. Nuvuga ngo rero nyine abari ibintu biba bigiye Kinyarwanda nyine n'ikintu gifofetse. N'iki ko tuba tuvuga ntago ari Kinyarwanda. Ko tuvuga Kinyarwanda gipfuye. Ya. Ndabona uvuga ngo umusizi nyamusizi zigura kimwe uzaniriye rero ntacyo no kuvuga ngo umusizi nyamusizi buriya uyu mugabo wavuze ngo umugore si umuntu uramuzi umugore si umuntu bamwita Rumaga Barumaga ni umuntu uzi Kinyarwanda undi muntu uzi Kinyarwanda perezida wa Repubulika yamuhaye imbabazi uyu munsi byanyabyo bamwita nde bamoreke Edouard abantu bo nkubwiye bazi Kinyarwanda arase baruta Alex Kagame buke nta namahuriro uravugisha ukuri cyane Alex Kagame niyo musizi twagize mu Rwanda wa danje oya no kuvanga kunanga ariko ari kuvuga ngo abo nkubwe nibo ba mbere batwika wowe yego bazi Kinyarwanda bashobora gusiga oya gusiga je ntago ndi umusizi uri umusazi ndi umusazi kabisa ndi umusazi ariko buri muntu wese aba ari umusazi ubwo ibisazi biba bitandukanye ya ese byabona biri nko kuri kangahe kwijana oya ngiye biri hagati no hagati ntago birajagura hari igihe byigeze kugera ubona byajaguye oya ntago nukuvuga ngo nabano bantu bona hasi nawe urimo kumbaza uri umusazi nawe urimo kumbaza uri umusazi yego ariko tuba tujye dufite karite niyo mpamvu biriko badukangurira kujya kwipimisha ibisazi aho bigeze uheruka kwipimisha wasanze bigeze ibisazi se hari umuntu usanze kwipimisha bagusigara biracyari biki biri ku 12%. Saza biracyari bike hari umuntu uzajya nko kwipimisha indera bagusigarane ntago bajya indera cyangwa umuntu agashaka abajyana b'umuzima bakamugira inama turacyakomeje kwiganirira umusa ari ibibazo njya nibaza Nyaruguru iri mu majyepfo ikora iki Nyaruguru iri mu majyepfo ikora iki mu majyepfo ari Nyaruguru ikora iki Nyaruguru ni akarere ubona Nyaruguru itayikwiye kujya mu majyaruguru oya nabyahurira heza fata amajyepfo n'amajyaruguru n'ibivanga ari kujya mu burasirazuba Nyaruguru harimo ijambo Nyaruguru rumva harimo ijambo ruguru Nyaruguru se yari kera yari Gikongoro na Nyamagabe se ikabiri mu majyepfo ikabiri hepfo ni ukuvuga ngo
Nyaruguru iryo zamvugo uyuva ngo barishyizeho ryarahari. Nyaruguru ni ijambo ryishwe kera kuko buriya Nyaruguru ituwe n'abantu benshi baturutse mu majyaruguru bajya gutura abarimo bita iryo zina. Noneho abaturage ba Nyaruguru bari bahatuye bakavukira babo banyabo bagiye guturwa mu Bugesera. Nta kuntu bavuga ngo izina niho hantu nyine biba bimeze kimwe izina n'ahantu uri kumva ni ahantu nyine habajyanye n'iryo zina. Ubwo ari ibyo ngibyo wumva hano turi za Nyamirambo wumva haba hatuye abantu bameze bate? Nyamirambo ni mu banajyo. Oya Nyamirambo zaba utari umunajyo. Ngaho naho gerageza gusesengura umuntu w'Nyamirambo arimo kuvuga ngo igiswahili cy'Inyamirambo kiba gipfuye. Kuko barimo baravuga ngo njini barabarani ngo kwa Herine ngo kwa Byobyote. Oya cyangwa baravuye ngo mva mwana ngo ni patiye kiyiko. Ngo bavuze igiswahili. Ari igiswahili kize muri ujye uvuga ngo ni patiye niba kama lupao. Ya ni patiye lupao. None ubura Nyamirambo biyaranje nyine uvuga ngo muri igiswahili cyavuye muri Tanzania. Kigeze muri Kongo kimera nk'igipfuye. Kigeze mu biryogo gipfira rimwe. Ya no bagishwanyagurije. None gerageza gusesengura Nyamirambo ugende ku izina ryabo. Iri zina rishatse Nyamirambo kera ubundi ngo habaga imirambo myinshi. Kera ryari kera nyine mbere ruvuga iri zina Nyamirambo ryari ni rya kera. Cyane. Okay. Koresha simukadi ya MTN. Niyo nkoresha. Maze igihe kingana ikikoresha. Simukadi ya MTN. Natangiye kera kuyikoresha telefone z'icyaduka. Ubwo watangiye kera. Ugeze ugira amatsiko kumenya ngo MTN bisobanuye iki? Ntabwo rigeze nyimenya icyo ngicyo nyine MTN numva ko nyine ari umurongo w'itumanaho. Buriya mu magambo arambuye byashatse kuvuga iki? MTN. Burase ni ikira. Ntabwo nigeze mbimenya. Gerageza ariko se. Combination? Telecom iki? Akantu katabwo karazamo. Tayirimo nyine. Kankopezi iriya tayihagarariye telefone. Yego nyine ndio nashaka kuvuga ariko telecommunication. Yes, telecommunication. Niko nabyumva nyine niko. Kandi ubwo kiriya tayihagarariye na telefone. Nyine telefone ziri muri telecommunication isi. No kuvuga ngo MTN mu magambo arambuye ugasobanura ngo M isobanuye iki na ta isobanuye iki na na isobanuye iki. Ntabwo mbizi. Ntabwo mbizi none ngiye kubeshya. Ariko ugereranyije ibyo byose M hari ikintu waba uzifite. Wapi? Na ta wapi? Wapi? Kuki utaragize amatsiko? M ni telefone. Ta ni telefone. Ya. Nako konyine. Nako konyine. Kuko nanjye nyuguti yagitagirwa na M. Ubwo rero nyirwo nayo yitwa Manirakiza Placide bwo MTN nayo rero. Ukumviriye amaya bari Manirakiza. Ya cyane. Hanyuma se muri MTN ariko zamo izina rye kumara mwiki. Urumva kandi ntari kuryumvamo se. MTN nyine. Manira. MTN. Ya. Urumva nyine harimo kantu bijya guhuriraho nyine. Ya. Ase musa baramutse bakugize. Ariko ranjye nywa cyane. Uranywa pe. Cyangwa nka ruhurura kabisa. Uranywa. Bakana kakangaho nkweye. Iyi ni ya kane. Muri utungu twandanywe n'amazi. Nanywe igicupa kimwe cya litiro n'igice cy'amazi. Mbere yuko ndijyana baza nka litiro ebyiri z'amazi kugira ngo mbone ko mbisasira ndya bikeya. Sera nko mu gifu nko mu nda hose. Iki kintu wagira amatsiko kubona vizavera. Ngoya ngo ngubu tubare wenda ngize nk'Imana nkameneka cyangwa nka Sadoka. Hano hose hahita n'Imana. Hahita haba umuvu. Nakubyara umwuzure. Hahita byuka umwuzure kabisa. Mu nda n'iki gice cy'umubiri ufite amatsiko yo kureba. Mu nda ni igice iki cy'umubiri mu nda nyine kiri mu nda. Kiri mu nda ufite amatsiko yo kureba. Nareba. Namara ukuntu abapeza biriya biryo mba nariye. Ukuntu agenda bivangavanga bikazahura akabipeza paka bigiye ku murongo. Ayawe none yaranagowe kuko yakira ibintu byinshi. Arabyakiriye mu kanya ndi bijigu. Oya humura uzayagera ndayashaka kumeneka itifu kugira ngo nabyemere ngiye fana Arsenal. Kipe ya Arsenal iki Arsenal. Iminsi mwarazimye. Arsenal muri iminsi iratse iri kwitara mukaye tugiye gukina. Yego. Natangiye gufana ryari? Arsenal? Tangiye kuyifana 2004. Ndi betinga. Bese nya betinga. Kubera ntago bira bintu byemera ngiye. Kinama ariko wagerageza.
oya amahirwe wageze watoragura amafaranga kuki uze wagira amahirwe ujya gushyira ahandi uwagize amahirwe niwe wayatoraguye mu gitondo cyangwa uri wayatoraguye nimugoroba rero njye sinyamyemeranya byo kubetinga uzi ukuntu usanga abantu bivugisha sasa uretse kuba ufana Arsenal n'umukinnyi nawe cyane hayi ndi umukinnyi nubwo nagize ibyago nkabyibuha ariko ndi umukinnyi w'umupira ati wagize ibyago ya gize nk'amahirwe yo gukina mu Mavubi n'iki wahinduye gize amahirwe yo gukina mu Mavubi oya ngize nk'amahirwe kuba umutoza w'Amavubi cyo kuba nafatamo ibyemezo nakwirukana benshi oya ntabwo nageze no mu bakinnyi bo muri APR no muri Rayon biki nageze n'abakinnyi bashaka gukina ntabwo nageze nzanamo abakinnyi bo muri APR cyangwa muri Rayon Sport kandi ariho tuzi ari ibikomerezwa niko bivugwa ariko no kuvuga ngo biba byararangiye kandi uvuga ngo buriya abakinnyi bo mu Mavubi nako ikipe yacu y'Amavubi impamvu idatera imbere ni ukuvuga ngo ibihoramo abantu benshi bafata ibyemezo bitandukanye kandi uvuga ngo iyo bagiye kuvuga ngo mu mupira w'amaguru abo perezida n'umwungirije na conseil technique wabyumvishe hakazaho na kapiteni n'abandi bafite ibindi bintu bashinzwe ariko umuntu wanjye umuvuga ijambo akaba ari umutoza cyangwa perezida akaba ari utanga gahunda za nyuma ariko umutoza akora akarukoresha abakinnyi akaba ufite gahunda ye ni ukuvuga ngo umutoza yatsinzwe we perezida ikintu akora amambara akavuga ati kuki watsinzwe nta perezida ubwira umutoza ngo shyiramo uyu mukinnyi nibyo n'ikipe y'Amavubi izira uwo ni Kabosi uko niko abyumva Kabosi rero turacyarimo turiganirira ariko Kabo ubona ni nk'amafaranga baguha angahe biramutse bishoboka ni kangahe baguha kugira ngo wemere guhinduka nk'umugore guhinduka iki guhinduka umugore sinagukundira guhinduka umugore burya bishyire mu mafaranga ntare uvuga uti bamaye angahe aya niyo byajya mu mafaranga abagore ni beza nibo batubyara nabo dukomokaho bafite n'ibirwara byinshi batarwara bitewe n'imiterere yabo buriya abagore ntabwo barwara gute niyo yarya inyama zingana n'u Rwanda rwose ariko zamubaye so ukajya wirira inyama zose ushaka oya ntabwo kuvuga abagore baragowe anyura ku mugabo ati mwiriwe yanyura ku wundi ku musore ati mwiriwe yanyura ku wundi ati mwiriwe bwirashujwe n'abantu 20 nta rundi rukuru bashaka kumwikoreraho bwombo oya yigo cyane rwose nicyo kintu cyabo cya mbere watinya se nsetse mbaye umugore nkagumya nkasa gutya kwabura umugore mubi niko kwabura umugore mubi umusa umugore usurya ko no kuvuga ngo ngiye nshatse umugabo nsa gutya ndi umugore ntago najya muca inyuma kuko umugore umeze gutya nta nubwo ajya agenda anubaka n'urugo okay gutyo sa ubaye umugore utekereza ko abona umugabo oya none se ngo tutagira yayo ntago namubura ahubwo ameze nibo babura abagabo nose ubu ntabwo zibitwa bakimudinge babonye abagabo basa n'abikundusha twitekereza umugore sa nawe yaboneza ate tugereye kumukwereka hano kuri 40 twakimudinge musase murusha ubwiza ngiye urabona ko byibura mfitemo n'inzobe y'umuhondo ufitemo inzobe ntayibona rero najya gusa umuhondo wowe uri nakayobe mawe ntabwo bibona koko ariko ntabwo ndi kakayobe waririmbye ngo uri nakayobe oya niza ko umuhanzi ari kuririmba ihenjyana yenza ko umuhanzi uri kuririmba ihenjyana uri kuririmba ihenjyana jya bura nkunda hip hop ariko mubanza bo mu Rwanda nkunda Bruce Melody indirimbo ya Bruce Melody indirimbo ya Bruce Melody nzagukubita ikinyafu siye iririmbe twumve nzagukubita ikinyafu ubwo se ibyo ngibyo Bruce Melody ni umukozi ubuze kuba Bruce Melody nta ndirimbo yuzi n'indirimbo y'imwuzi wa nakanwa ariko gende ndi n'umufana we hari niyo yasoje ejo bundi ngo niba gakunda bangi niba akunda urumogi nayo ndayi indirimbo ya Bruce Melody aririmba y'igitero kimwe n'ingiyi iyihe indirimbo ya Bruce Melody ushaka kuririmba y'igitero kimwe ari indirimbo ya Bruce Melody agira ahubwo nkunda cyane kurusha izindi ngo ayu ngo ntujye unyinisha yo ngo niba ngo uhora uri serious iriya ndirimbo niyo nkunda ni nayo ameze nk'aho yatangiriyeho niyo yamenyekaniyeho iriya ndirimbo iri mu ndirimbo nkunda akaba ari n'indirimbo nayo nafite yaririmbanye n'undi muhanzi wa hip hop uririmba ngo ikira ndumva nyibagiwe ariko nuko nteruka kuzumva ariko Bruce Melody ndamwemera ikintu mwemera si ukuvuga yuko mwemera kubera yuko ikintu mukundira nuko ari umukozi ni ukuvuga ngo we
ibintu bye nyine bihora biri ku murongo. Yego. Ni ikimukundira. Ni ikimukundira kandi ukuvuga ngo we yita ku byo akora ntabwo yita ku bantu. Niyo mpamvu unatera imbere. Ubona rero umuhanzi wa mbere mu Rwanda. We nta n'uwamusimbura. Rero nuvuga ngo burangira numva abantu bakomantinga ngo The Ben ba The Ben bagezweho. Barakora koko turabemera. Bahunga igihugu urabyumva neza. Bagenda bagitorotse. Bajyanywe na minisitiri bagezeyo baherayo bona Meddy. Byari nduba hari 2011 cyangwa 2012. Baragenda abana baravuka basigara bakora. Bagezeyo bamara igihe badakora umwana araza arabakorana abageranye kure. Noze Bruce Melody ntagenda muri Benz ya mbere henze mu Rwanda. Bita Barabas. The Ben se nta kodesha. Kodesha imodoka. Mubeshye. Babaje muri umuna we, muri umuna wa The Ben. Barabaza ngo ari Bruce Melody na Melody tininduzi guhi nako na The Ben nduzi kuririmba. Ahita avuga ati njyewe nanjye nabyirutse nzi ko The Ben aruzi kuririmba. Ati ri kuri ya Bruce Melody nubwo yari umufana wa The Ben. Ati nagize gutya ati namukoresha po. Urumva rero no kuvuga ngo Melody niwe wa mbere mu Rwanda. Turacyakomeza no kwiganirira naka boss. Aho nkuka bo. Yusa guhitamo igihugu uvukiramo ari kuvukira nkahe? Igihugu nkunda. Igihugu ihitamo igihugu uvukiramo. Ari kuvukira nkahe? Ngiye kuvonuka mu bwire ibihugu nkunda ku isi. Wari kuvukira mbwira kimwe ari kuvukira muri Amerika. Kubera muri Amerika ndabakunda hakunda. Bose umunyamerika usa nawe. We ni borsa no se 50 cent sati. Ntitusase. Bari crosses. Cyese ko bagize amahirwe nyine bakavukira mu bihugu bifite amafaranga bakabona amafaranga. Ariko ze barabasaba ati niho navukira muri Amerika. Mu Rwanda reka we kareka mu Rwanda na haza nyuma wenda abavyeyi babakomoka mu Rwanda ariko bavukira muri Amerika. Bazazuje kubazura. No kuvuga ngo akora bavango ba Kylian Mbappé ngo naba Cameroon ngo bangoroka te nabo muri za ki gutyo na gutyo. Naje bakajya bavuga ati uriya muntu yavugaga ati wabo bavuka mu Rwanda reka muri Amerika. Akora bigize kuvuga ngo suko bigize gusakuza cyane bavuga ngo uyu nguyu Jayz ngo inkomoko ni mu Rwanda. Buriya no bana nari kubameze natwitse koko hahiye koko nyine nanjye genda garanye ubona genda ndi muraya nyine mvuga ati bana ati kabisa hahiye koko. Kabosi rero turimo tugana no kumusoza ariko sinasoza nakubajije iki kibazo nkunda kukibaza abagabo benshi abagabo mukundira iki ibintu bitatu kundira abakobwa. Ibintu bitatu ushobora gutuma umukobwa umureba ugahindukira. Umukobwa ubu nta bikibaho. Nose ko mbere umuntu bahindukiraga bitewe nuko kandi bose bakaba abenshi ibintu bya gatatu bikaba byambara ubusa bakaba bambara nyine ibintu bigaragaza amatako kandi uvuga ngo kera umuntu ashaka kureba ibibero none basiga babishyira hanze ubwo zo wihindukizwa n'iki nyine utabirebye neza sese ugiye kureba nyaje. Aho uri murazikunda nyaje se we none nyaje ngiye ntago n'imitiranye ntago nazishobora. Yitwa Kabosi ndimo nsoza agira ikintu bwira bari badukurikiye. Bari badukurikiye bakoresha. Tugiye tugumya tubaha iki ibiganiro biryoshye. Yego kandi nuvuga ngo bagire gute. Bakumye bajye banakomante bavuga ati ibintu turabona ari byiza cyangwa ntago ari byiza. Abadukunda n'abatwanga kuko abakwanga ntago babura. Kandi nta muntu wari wifuza abantu bamukunda gusa bagomba no kuza abantu we kugira ngo umuntu agire ikira kuko umuntu akubwiye yakonenze iki ngiki ugira ibyo ukosora. Nigero nababwira nyine mugere gute swabwa iki kuri Kigali TV ni ibyo byanjye byari. Uwo ni Kabosi twari turimo tuganira. Je m'appelle Diemesi Musabe intari imeze nk'ipusi mu Rwanda ndetse n'abanyamahanga. Je suis à Rio comme ça dans les maisons de Wande. He is étrange. Ciao.